Ni irihe tandukaniro riri hagati y'ubwonko bw'umuntu n'ubwonko bwa AI? Ubwonko bw'umuntu ni kimwe mu bintu bitangaje kurusha ibindi byose kuri iyi si. Bufite ubushobozi bwo gutekereza, kwibuka, kumva amarangamutima no gufata ibyemezo. Ariko uyu munsi hari indi bwenge yaje, ni Artificial Intelligence. Ariko se ubwonko bw'umuntu n'ubwa AI birasa cyangwa biratandukanye? Reka tubisobanukirwe neza. Ubwonko bw'umuntu rero dore ni uku bukora. Ubwonko bw'umuntu butangira kwiga kuva akivuka. Wiga kuvuga, wiga kugenda, wiga kumenya icyiza n'ikibi, uko ubaho niko wiyongera ubumenyi. Ariko si ubumenyi gusa, ufite n'amarangamutima, ushobora gukunda, ushobora kubabara, ushobora no gutinya. AI yo ntabwo igira amarangamutima. Uko AI yo ikora rero, AI ntabwo itekereza nk'umuntu. AI ikora hashingiwe ku makuru yahawe. Yiga mu buryo bwo gusesengura amakuru menshi cyane mu gihe gito. Ishobora gusoma ibihumbi by'inyandiko mu masegonda make, ndetse ishobora no kubona patina aho umuntu atayibona vuba. Ariko AI ntabwo isobanukirwa ubuzima nk'umuntu. Ibara amakuru ntibyumva. Itandukaniro nyamukuru rero riri hehe? Umuntu we aratekereza, AI nayo irabara. Umuntu agira amarangamutima, AI nayo igira data. Umuntu ashobora guhanga ikintu gishya adafite wenda amakuru menshi, AI nayo ishingira ku makuru yahawe. Umuntu nanone ashobora kwibeshya kubera amarangamutima, AI nayo ikibeshya kubera amakuru atuzuye. Ikindi kintu rero gihambaye cyane, AI ntabwo isimbura ubwonko bw'umuntu. AI ni igikoresho. Nk'uko calculator itasimbuye imibare, AI ntisimbura gutekereza kwawe. Ahubwo yihutisha akazi kawe. Iyo uyikoresheje neza, ihinduka imbaraga ziyongera ku bwonko bwawe. Ejo hazaza rero ntabwo ari aho abantu barwanya AI. Ni aho abantu ahubwo bazayikoresha. Umuntu ufite ubumenyi akongeraho AI abarusha AI yonyine. Abarusha n'umuntu utayikoresha. Reka tujye ku mwanzuro rero sasa. Ubwonko bwawe ni impano. AI ni igikoresho. Iyo ubihuje neza ushobora gukora ibintu utatekerezaga mbere. Ikibazo si uko AI ifite ubwenge bwinshi kurusha umuntu, ikibazo ni uko wowe ukoresha ubwenge bwawe. Komeza wige, komeza wiyongere, kandi wige gukoresha AI neza. Ejo hazaza naho abahuje ubwenge n'ikoranabuhanga. Murakoze rero, njye nitwa James Twabanye, muhaye ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Niba uri mushyashya, kanda subscribe, dukandire like, comment na sharing video ikomeze isakara ahantu henshi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.